hari kuba inama yari guhuriramo abantu muri Rwanda Premier League ndetse na Ferwafa, ariko iyo nama ntiyabaye, yarasubitswe kubera ko umwe mu bayobozi bagombaga kuyigaragaramo atagaragaye. Ntabwo yagaragaye ku munsi w'ejo, ni Haji Perezida ntabwo ari ahari, yari yanyarukiye hakurya Karongi, utubazo bari bagiye gukemura twabaye mu minsi ishize, ntabwo ari ahari. Urumva inama barayisubika, ariko amakuru yizewe inzego zose bireba baravuze bati nta kintu n'iki na kimwe gishobora kubuza uwo mukino, ibyo birori kuba ku itariki 15 rwose. Uko baravuze bati ibindi uko bizagenda nyuma ntidukeneye kumenya, ariko match ya Rayon na Yanga Rayon Day 15 igomba kuba. Abareyo nabo baravuga bati turumva hakomeje kuzamo ikintu kimeze nkaho ibintu bitumvikana neza. Abareyo nabo arayona kuruye baravuga bati twebwe none ukuntu gahunda kwanza ziteye, baravuga bati dushobora gukina kuri 15, abashaka ko dukina kuri 16 nabwo tugakina niba ari uko bimeze. Aho ujya ngo batuvangire 15 tugakina Rayon Day, 16 tugakina Super Cup. Ibindi by'amategeko ko acamo ngo masanga ngo kugira ngo ikipe imwe ikine ngo match zingahe, ati byo ubwo nirenga yobora nyine nuko bimeze. Ati ko icyitwa 15 ngo byahawe umugisha abareyo gusa, nyine baracyategereje yaba ari uwo twavugaga ejo. Barabara ko nyuma ya dépenses zose zavuyemo, yego Rayon Day bagomba kwibikaho miliyoni 100 ngo bazagurisha, bagurisha no kugera kuri ba bana batoragura imipira imyenda bazabambaye, ngo na amakampani ngo bazagurisha, uzabrandinga amafaranga atagira ingano, bazacuruza peyo. Dore ndapudate rero, update wenda itahuye n'ibyo ngibyo bya Rayon Day ni by'abakinnyi. Paplay yarahageze, Rukundo Abdulrahman Paplay yarahageze uyu munsi arakora imyitozo. Abasenegale baraza uyu munsi, Richard na Pasi barahari, bo barahari. Abasenegale baraza uyu munsi, ubwo bazakora imyitozo y'ejo, hanyuma koca Ayabonga azagera kwa 5. Ayabonga aragaruka, Ayabonga azagera kwa 5, niwe fitness coach. Ndumva ari Ayabonga azongera we fitness coach zicana wari mubi, ari umwarabu w'umushehe witwa ngo niba ari Mohamed wo muri polisi, namugarutseho bateye ubwo. Noneho we mukura ntitwabonye ko ifite umutaramu, icyo bita umwuka, nyamara ye championa ibindi championa bagabo bafite filime mwatubabariye je nafashe ibiganza byanjye zose z'igihugu, mwatubabariye mwaretse ko amakipe yiyubatse mukareka kuyashyiriramo imiyaga, ariko umuntu gatera imwe nk'ibitego nka 6. uri kubona umuntu bari kuvuga ngo amaze igihe ngo mu kibuga ngo arashaje bita Rutanga. Rutanga ngo ari mu isura ya Nuno Mendes ni yakukurera, abantu ngo ntabwo ari kumenya ibyo ari byo neza. Ese ni kukurera, ese ni Nuno Mendes ngo ateye ubwoba Rutanga. Ariko ngiye bamwijuje amaso mu mupira we Kigali aravuga ati iyi murere irimo baganijuru, ngo yasabye ikintu kimwe, mwampaye imyitozo nta tike mbasaba, nta mafaranga mbasaba, ni mumetize gusa president, mumetize gusa. Ngarimo aratera ya mipira y'amakross ateye ngo Shadrack Bingbero Shabibo ngo numuriro wo kotera kure. Reka nkubwire Shadrack rero, ubundi dusoreze mbere kuvuga kuri Shadrack mbanze mbibutse Tenga promo. Mena fata telefone yawe none atuvugana, kanda akanyenyeri 562 urwego, bakubaza amazina yawe niba ariyo na nimero y'indangamuntu, ukavuga ngo yego ninjye, uba winjiye muri Tenga promo. Tenga promo igamije iki? Aho ugiye hose menya ko ugomba gusaba fagitire ya IBM. Nusaba fagitire ya IBM ugakoreshaho nimero yawe ya telefone kubaruyeho, uzabona amanota muri Tenga promo. Ayo manota azagufasha iki? Azagufasha kwinjira muri tombora y'abantu batombora ibihembo bitandukanye buri kwezi bifite agaciro ka miliyoni 50, we n'abandi mugomba kugabana. Ikindi, iyo usabye fagitire ya IBM amafaranga wasoze 10% yayo mu gihe cy'amezi 3 uzayasubizwa. Kora inshingano
zo kubaka igihugu ariko nawe winjira mu nyungu zikureba zatuma ubuzima bwawe buhinduka. Hamwe na Tenga Promo, hamwe na Rwanda Revenue Authority, dusabe IBM twubaka u Rwanda twifuza cyane. Hanyuma wari ugiye kuvuga ngo kuri Shadrack Bing Bero. Ego, mbere kuvuga kuri Shadrack Bing Bero, APR yagomba gukina na Kaizer Chiefs, ariko Kaizer Chiefs ku itariki ya mbere no kwa gatatu izaba iri gukina icyitwa Toyota Cup muri Afrika y'Epfo. Yego. Bivuga yuko iyo match ntayihari. Ariko amahirwe na ASEC ishobora kuzana ASEC Mimosa. Kuko bari Simba ngo ni plan B. Simba ni plan B. ASEC Mimosa yo muri Ivory Coast. Yo kwa coach Julien Chevalier umutoza ukomeye cyane. Cyane umuhanga cyane. Ndakujyana muri Murera sinyivaho. Ngo 11 n'abazungu barimo babyandika. 11 n'abazungu. Basire no hajya muri studio gukora indirimbo. Eze bavuze 11. 11 nzabagaho buta. Gusa icyo bamenya ni defense ya batatu. Bane hagati, babiri imbere. Abo babiri b'imbere fore nganye nta kirazatakana na Shadrack Bing Bero. Mu bitugu harimo Abedi. 11 n'abazungu wa mugani. Uwo bita Basane azakina wing back y'iburyo. Sarimo ko kuri bench. Nubwo akunda Daniel Alves. Kuri gatatu Musore agomba kuba hari. Hagati babiri n'abarundi babiri bari gukoreshwa cyane ubu ngubu. Nuwo bita Rishari, nuwo bita Gruwari. Bashobora gukinana bafunga mediane y'abarundi. Kagahungu bakwe hariya ngo karagufa. Umva batatu b'inyuma Murera igomba kwifitemo bita Rushema Chris. Igomba kwifitamo to Aimable Saimani ibiganiro baririmbanye. Ndetse na kapiteni Yusudiane. Mwizamu Rayon Sport ishobora kuzashyiramo Olivier nibigenda neza. Kwizera Olivier buriye ntago tumwemera muri iyo 11 y'abazungu. APR muri gupanga ngira komeye muzamumbwe. Wa muhungu yitwa Gruwari. Umva Gruwari ari gukina azakina na Rishari muri Media. Umva bita Shadrack Bing Bero mu masegonda 30. Ikintu cya mbere atereyeho ubwo aba bakrema ngo musifite za detente baro mu kirere mwibagirwe ku mutwe ntimuvuga. Bari kwibutsa bareyo biri usakombe ni biri uziba Peter Crouch ku mutwe ntakeneye gusimbuka. Ameze nka wa munara w'Ibabeli barubatse kirabatishyira usha baro mu kirere usha tushaka kwiganya duwari yo mu kirere n'ibibaho bazaba ari abazungu bafite utsindisha umutwe n'utsindisha ikirere. Rero Kongomani iyo asimbutse Munzo bati uyu muntu ashaka kutugwaho giteye ubwoba kizicira umuntu barazuba. Asa mwumvise kazena bamwita ngo ni le tout puissant. Kombo le tout puissant Shadrack Bing Bero. Ubwo ni dusora.